Ubu tuvugana umutekano wanjye umeze nabi, polisi inzego z'umutekano bagose n'imbunda abantu bari baje kunsezeraho bose bababoheye ku mapinga inyuma, funzwe kubw'impamvu za politiki kandi ngomba no kwicwa. Abo twariranwe murabeho ubu ngubu ndabashimiye, nta kundi ubuzima bwanjye burarangiye. Kuri uyu munsi baye ngombwa ko nitangira abanyarwanda navugiye. Ubwo yavugaga amagambo murabyibuka. Abo twariranwe murabeho ubu ngubu ndabashimiye, nta kundi ubuzima bwanjye burarangiye. Nta kundi basezeye Imana amahoro izabamera umugisha ningira icyo mba. Ubu ngubu tuvugana inzego z'umutekano zagosi wanjye nkuko mubibona mu mashusho. Ubu ngubu icyo bakurikije ubu ngubu bagiye kurimbura urugi. Reka nemere pfungure nsoke banjyane, ariko amategeko abagomba kubahirizwa. Nagombye kujyanwa muri gereza nkuko umucamanza bitegetse, ariko urabona ko nyine nibingibe. Abanyarwanda ndabakunda, inshuti z'u Rwanda ndazikunda, nkunda ubutegetsi bw'u Rwanda ndabukunda, ariko kuri uyu munsi baye ngombwa ko nitangira abanyarwanda navugiye. Ese yarihanuriraga? Ese bwari ubwihebe butewe nuko yarahabijwe bikabije, cyangwa yaramaze kwitegereza uko ibintu byifashe n'imbaraga ndegagipimo zashyizwe mu kumukura iwe ngo ajye gufungwa bigatuma ahitamo gusezera ati ndagiye ibyanjye birarangiye? Ese ko aya magambo yayavuze mu mwaka ushize haba iki uyu munsi gitumye tugomba kuyibuka no kuyagarukaho? Hari ku itariki ya 11 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021 ubwo urukiko rukuru rwasomaga urubanza rwaregwagamo umunyamakuru Cyuma Hassan Yosenga Dieudonné rukamuhamya icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano no kwiyitirira umwuga. Urubanza rwari rwatinze gusomwa uwo munsi dore ko na Cyuma ubwe atari ari ku rukiko, ariko ubw'inzu ya Cyuma yari ikimara kugotwa n'abapolisi benshi, umucamanza yarinjiye noneho asoma umwanzuro amukatira gufunga imyaka 7 no kwishyura ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Umucamanza akimara gusoma umwanzuro w'urubanza, Cyuma Hassan yahise agabwaho igitero gisa n'ikitari kigendereye umuntu umwe. Ubu tuvugana umutekano wanjye umeze nabi, polisi inzego z'umutekano bagose n'imbunda abantu bari baje kunsezeraho bose bababoheye ku mapinga inyuma. Ibi bintu rwose nashaka kugira ngo bizavugwe hirya no hino ku isi, niba u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kikubaha n'uburenganzira bwa muntu, ntabwo bakagombye gufata iminota 30 umucamanza afite icyemezo nacyo kidafututse, icyemezo kidafite icyo gishingiraho, icyemezo kinyuranyije n'amategeko, icyemezo nta n'ibimenyetso n'icyaha kirazira bashingiyeho, maze inzego z'umutekano zigahita ziza. Kandi amategeko ya leta y'u Rwanda avuga ko umuntu agomba guhita ajurira. Rero bagomba kureka umuntu akajurira. Ibi ngibi bise binyereka ko n'icyemezo umucamanza yafashe atari we wagifasha, ahubwo ari impamvu za politiki. Ibi ngibi ndagira ngo amahanga azabimenye, isi izabimenye. Rwose ibi bintu bigomba gukosorwa. Niba hari amategeko ariho agomba kubahirizwa, bakagombye kureka umuntu akajurira. Kandi maze kuvugana n'unyunganira mu mategeko tumaze kujurira, ukibaza niba badatanze ubuhumekero ngo umuntu ajurire, ugahita ubona ko ari ibintu bari bapanze, ari nta cyaha nakoze. Murabizi neza ko nta cyaha nakoze, n'abantu bose barabizi. Kandi ikindi nakibutsa yuko bankatiye ngo ibyaha 4 kandi naregwaga ibyaha 3. Ugasanga rero ibi ngibi inzego z'umutekano zikoze zikagota urugo rwanjye n'imbunda ku buryo bwose bufatika. Biragaragara ko mfunzwe kubw'impamvu za politiki kandi ngomba no kwicwa. Abantu turi kumwe bari baje kunsezeraho bagose ni abapolisi bafite imbunda, ni imodoka za Vigo zibihuri bya fime. kandi ahangaha nagombaga kuva ahangaha banjyana muri gereza nkafatwa mu buryo bwemewe n'amategeko, bukurikije n'amategeko, nta handi nari kujya. Rero baje kumfata gutya ubona ko hari ikindi kintu bagamije. N'abapolisi benshi konje nifungiranye ahantu nge ndi kubakontorera kuri kamera, bagose ni benshi aba mu nzego z'umutekano. Nubwo tuvugana umuryango ndiho uriho umupolisi ufite imbunda. Ngiye ku giti cyanjye ndamwiyamye nk'umunyarwanda, yaravuye inyuma geragere n'ubundi kubera imyitwarire yazasubira, yaravuye inyuma geragere n'ubundi kubera imyitwarire yazasubira. Muramuzi uwo bita Hassan Cyuma niyize hano, Cyuma niyize hano. Umva aragaheriyari,
umva aragaheriyani Cyuma Hassan yarajuriye urukiko rw'ubujurire rumuhanaguraho icyaha kimwe ariko rugumishaho ibihano byose uko byakabaye. Byari bitegerejwe ubu ngubu ko urubanza rwe rufungurwa rugasubirwamo, ariko se habaye iki gituma tumugarukaho tubanje gusubiza amaso inyuma? Nuko ngira ntiyanakira telefone ivuga iti ndagukeneye kandi wakuntumyeho yambwiye ko ntataha tutabonanye. Aya ni amagambo ya Mzee Primiyani, umubyeyi wa Cyuma Hassan ubwo yaravuye kumusura. Ubutumwa yari yahawe n'umuhungu we bwacaga amarenga ko ishyamba ritari ryeru, ko bitakiri ibyuya gusa. Mu kanya wambwiraga ngo ntabwo uri butege ngo utahe utambonye, no kubera iki? Hari gipfira mu kimenimini. Ntabwo ntatumisi. Ntabwo ntatumisi. Ariko mbere nk'abareza niba nkajya kurara ariko hari ikibazo kigembutse kuko wacu uri kure ntawazansanga. Bivuga ko yakuntumyeho. Nakugera kuntumye. Birumvikana ko nawe akeneye ko ubuzima bayemo abamuzi inshuti ze babumenya ni mu gihe. Akaba atashaka kugira ngo abantu azapfa abantu batabizi. Ariko se Mzee ko akunze kuvuga ngo gupfa, urabona koko hari ikibazo gikomeye cyangwa impungenge uko yapfa? Nizihishwe neza. Ntabwo ndwara mwishe. Shaka ko barashaka ngo yaraturutse kandi ashaka gutoroka. Gusa bamurasa bahuriye nawe ko bibera ahantu hafunganye. Ndabizi amanyanga gabahaye wowe. Ndabizi amanyanga gabahaye. Bamukuze iyo abari hamwe n'abandi afungiye hamwe n'abandi abara kwisi bariko afungiye mu mwobo. Ase Mzee ubona ko cyangwa ukeka ko igituma bari kumukubita kandi gisa n'ibyo byarahagaze biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko babonye ko abantu bajuriye kandi bakabona ko ubworozi bazatsinda, ari nayo mpamvu abavoka bayize bakabirukana ngo Dedone yarabirukanye. Katayirukanye. Ariko besha sinahise mbagezaho ubwo butumwa ako kamwanya, ahubwo nabanje gutegereza gato kugira ngo mbanze gukurura no guhuza n'andi makuru aturuka imbere muri gereza mu bacungagereza nyirizina babikurikiranira hafi. Ubutumwa umuhungu wa Primiyani yamuhaye ni ubuhe? Ubutumwa Cyuma Hassan yashaka ko bugera kuri mwe inshuti ze ndetse n'abandi muzi iby'ubuzima bwe n'ibyo yanyuzemo ni ubuhe? Ese uretse ubutumwa ibyo umusaza yiboneye ibyo ni ibihe? Ibyo baganira ibyo ni ibihe? Tubaha ikaze. Mwese adukurikiye muri hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze. Muri uyu mwanya nk'uko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umusaza mutari mweretse kuganira nawe, ntiyaraherutse kutugeraho ngo tumuganirize anabaganirize. Ubu turi kumwe hano mu mujyi wa Kigali, turi ku isabato tukaba turi isaa 8:15. Umusaza Primiyani avuye kuri gereza y'Amageragere, avuye gusura umuhungu we Cyuma Hassan. Ubushize utarasuwe kubera ko wamusuye ntibamwemereye ko mugeraho. Ububanziza ubushize nabwo uwamusuye ntibamwemereye ko mugeraho, mubwira ko undi muntu wiyandikishije nyuma. Ibyo ni birebire n'amateka maremare, ntabwo tugiye gusubira muri byakahise, ahubwo ndagira ngo mpe ijambo umusaza Primiyani w'imyaka 73 74. None Mzee, amakuru yanyu? Nabonye udafite morale, utishimye nk'umusaza. Nta bwiza nta morale mfite.
umwana mwohereza amafaranga yo kurya niyo mfite wenyine ariko ntayabone yarakubiswe akinda kumbwira ngo ntishwa n'agahinda akabibwira abandi bamusuye akababengezaho barimo na mushiki we none uyu munsi niho yatinyutse anyereka ibikomere byose ese umuntu wakatiwe n'inkiko agenda mwiza ko njya gakubitwa none se ibikomere akweretse ni bishya ni bibisi byarumye kandi yasobanuye ko impamvu atabimbwiraga njyewe aho ngo ntishwe n'agahinda none ageze aho yatura ati none abayobozi bagereza bamfata icyemezo ko ntagomba no kurya kandi mpora mwohereza amafaranga buri gihe none Mzee iyo nkuru tuyinjiremo mu kanya neza tutarahagera ndagira ngo duhere ruhande birababaje nawe cyaguteye gusohererwa icyatumye duhura ufite agahinda udafite morale nk'iyo usanganywe ubwo mu kanya uradusobanurira uko bigenza ariko tugiye guhera ku rugendo rwa nyirizina duhereye mu rugo duhereye no ku makuru bari mu rugo duhereye mu rugo abo wasize mu rugo bameze bate baraho barakomeye baraho nyine bisanzwe ubona turashaje imyaka 72 ni imyaka myinshi none se Mzee Rukebesha mu rugo umukecuru ameze ati duheruka arwaye yari yagiye mu bitaro nabwo ku kibazo cy'uko umuhungu we yari arembye nawe bikamutera koma bikamutera umutima bikamutera rubaga impande n'ibindi byinshi ariko roherwa ntabwo arakira neza kubera ubusaza urongera ijwi mo gakeya ariko bitari cyane none se Mzee ujya kuva mu rugo saa moya za mu gitondo numvise ko wari wageze i Kigali ndajya kumva numva urantungura mbonye telefone yawe wageze i Kigali kugira ngo ugere i Kigali saa moya za mu gitondo uturutse hariya ahantu hatari no kuri kaburimbo uvuye mu rugo sangaye saa munani n'igice z'igicuku z'igicuku umunani n'igice ntabwo wa mu rugo ubwo nabyutse saa munani nduka no gihe isaha no kwitegura byose nahubutse mu rugo saa munani n'igice urumva ni nkaho byutse mu saa 7 n'indi minota none se ubwo kuva hariya mu rugo ukagenda ukagera kuri utajya kuri kaburimbo mu Gicuba nje niho nkunze mu ry'abaziri niho utagera nje yinji wawe mviramo mu Gicuba nkabona gufata moto ingeza hariya nubwo hagoranye iranzira usanga abantu batemera kuyinyuramo cyane cyane abamotari mu ry'abaziri burya niho hafi cyangwa nuko ariho umenyereye Gicuba wagiye ukoze yo kataka wagiye nk'ujya mu Ruhengeri nkuzenguruka none se Mzee mu rugo wambwiye ngo ni amahoro tutarakomeza ngo tujye kuri Kigali ndagira ngo kubaza nanone kuri Cyuma ubwo twasuraga iwanyu twasanze amatungo ye uvuga ngo arakennye ubwatsi bwarabuze amazi nabonaga abasore bajya kuvoma umbwira ngo ntibyemewe n'ubwo ari hanyuramo akayira gusa kugira ngo bajye ku mugezi uti twemeye gushora y'inka nuko kuzivomerera ubu amatungo ameze ate amatungo araho ariko rero no guhanyanyaza kubera izuba ryavuye no guhanyanyaza kandi uko yasize yari kwiyongera kandi nka ntayagurije none se ayo ni amatungo makuru hari amatungo mato none ihene inkoko n'ayandi byo biroroka bahamagaye mu nzira ko bibye ihene n'inkoko eshanu bakwibye ihene n'inkoko bapfuye igikoni babipfumuye ryari iri joro wabimenye ryari se nabimenye ndi mu nzira bahamagaye ngo bageze ku gikoni basanga inyuma bacyashije inyuma bacyashije nanga gusubirayo rero nariyandikishije natanga n'amafaranga ni ukuvuga ko babisenye wamaze kuvayo nibwo bagiye barotera barabishenye ku mugoroba buriya wowe ntabwo wahise ubibona kubera ko wazindutse witegura abaje nibo babibona ababitse imbere nibo babibona abavudutse nyuma yawe nibo babibona batuye aha ni ikiraro igikoni banyuze inyuma batwara ihene zari zirimo n'amasafuriya batoboye bashenye ni rukarakara batwaye inkoko eshanu n'iki n'ihene imfizi y'ihene ya indi gisore nahabonye ubushize nabize
Imana ikingurije nzarya na Devin. Ni birababaje muzee. None rero ubwo ugeze mu Byabazira uteze imodoka i Kigali, Byabazira wageze nka sangahe? Nageze saa 10 ishuri iminota 2. Umaze amasaha 2 yose mu nzira? Muri icyo gicuku? Sinageze wumva utekanye? Sinageze mageragere saa moya. Saa moya ariko hano nageze saa 12. Kuko telefone yanayibonye mu saa 12 n'iminota 45 30 gutyo. None se muzee, ubutekanye muri iyo nzira yose amasaha 2 mu gicuku tari uba wumva utekanye? Oya, abanyuramo ni muri bene wacu gusa. N'abatuye bamizeye ni inzira ya Kinyarwanda kandi ikigizwe na bene wacu. None rero ugeze Kigali, uragiye saa moya zuzuye, wari ugeze Mageragere kugera Nyabugogo, usanga ujyanye Nyabugogo batega moto ikugeza Mageragere. N'ubu niko wabyenje? Ariko se buriya moto ikuvana hariya Nyabugogo ikakugeza Mageragere guca ngahe ku rugendo rw'abamotari rusigaye ruhenze? Ndahanyangaza nk'abantu nsabe nta. Ni bibi. Bakakwemerera. Njyewe banje bitatu 5 4. Wane 2. Ugugaruka ngatanga ibindi 2. Bakubahira kuri umusaza naho twe wapi? Twe tusazamo baratubaga nta kinya. None muzee, ugezeyo kwiyandikisha wari warandikishije mu gitabo werekeshe kwa kangahe? Kwa kabiri. Ntabwo wagize cya kibazo saa 40 naho niyandikije kwa kabiri. Ntabwo wagize cya kibazo cyo guhamagara byanga? Oya, nahamagara kwa kabiri saa 3:20. Ako nari maze ndiziri no kwa mbere nahanyanya. Ako kwa kabiri. Kwa mbere byaranze umusozi. Kwa kabiri nakozeho birango kwa kane baritse. Ndababwira. Shaka sura. Turabwira uti? Shaka sura runaka. Umuhungu wawe kuko wanabaza isano mufitanye. So we ntiwamaze kumenyera ko inshuro zose yandikisha. Nawe ubundi papa we. Nabonye bisigaye bigoranye umuntu utari wo mu muryango we ntagipfa kumumuha. Rwose bisigaye bigoranye, basigaye bamwimana cyane ntibashaka kumutanga ngo avuge uko abayeho, amakuru ye uko ameze. None se muzee, umaze kuhagera wipimishije ryari? Ku centre de santé y'iwacu. Ejo? Nipimije ku centre de santé y'iwacu ejo saa 4 kuko narinze ko babara amasaha. Wipimishije ni kugira ngo bitaza kurenza amasaha 28. Ari nayo mpamvu uzinduka kugira ngo amasaha bize guhura. By'inkingo nabyo nkaba nazi nkane nd'umusarane enye zose nazi. N'urwa kane warufashe? Inkingo zose. Nzibanza amagara yanjye. Abantu bari kuzitinya ariko ni byiza ubwo muri iyo gahunda ya leta, kuko ni leta izidukangurira, wowe inkingo enye ntiwatindiganyije na rura rwa kane rushimangira rwa kabiri niko babivuga uti wahise urufata. Hanyuma ugezeyo werekanye ibyangombwa uriyandikishije, dore ko umuntu yandikisha ahantu habiri, handi bagenzura muri computer ko umuntu arimo mu mashini, ukongera ukajya handi berekanaga umuntu bakiyandikisha bundi bushya bavuga n'uwo bagiye gusura. Ukahita usiga telefone handi wese ngo yisiga ukazamuka. Bamaze kunsaka. Bagusakiye handi hanze hepfo. None se umaze kugera ruguru, hari abantu benshi bari bakiri bakigera bimeze biti? Hari aho bakirirwa bari no kwakinira, ariko hari umufande waje ati muzee ati wowe ngwino ujiriya handi mu kato basurira aza hagusanga. Yewe no bakorohereje kugira ngo utatinda. Oya, ngo ndiheje mu bambere. Nyine urumva yageze mu bambere, ariko ntibagukerereza ngo utegereze amasaha yose. Ibirori uzi ko hepfo wanza gucuranga. Byarangiye. Arakuzamura muri handi hasanzwe ari mu kato babasurira. Haruguru y'abagore. Hitwa mu kato kubera ko umuntu bari kumwe n'uwe gusa,
n'ababumviriza b'abacungagereza nta wundi muntu bitandukanye n'ahandi muri rusange abantu baganira ikivunge. wamutegereje nk'iminota ingahe? ataraza kuko uwambanye hepfo cyangwa wagiye kumubwira aje turaramukanya no kumubwira ibyanjye namubwira ibye umva niwo muco wo gusura iminota 15 isize baraturekurana. Hanyuma bivuze ko uwakuzamuye wagiye ahita kubona arakumenya utagombye kwivuga? Bamaze kumenya bamaze kumenya batiwe muzehe bikwiye gutinda ahangaha mu bantu benshi nkunda gusura nawe kwa mwana we batiwe witinda mu bantu benshi zamuka ujya kuganira nawe ruguru iriya mu mwiherero. Abajyayo nk'itangazamakuru babuzwa gutangaza ibyo bavugaye nawe kubera ko byitwa ko batari bariyo mu rwego rw'akazi. None wowe nk'umuryango we abantu be bo nta tegeko ribabuza kuvuga uko basanze umuntu wabo ameze uko abayeho ndetse akanabatuma ku muryango n'inshuti ati yenda mu nsengere mu nzanzanira iki n'iki amakuru ye amajya n'amaza ye biteye bite? Yambwiye ko amasabune yafatiriye amasabune yafite bayafatiriye ati none kuwa mbere uzanira isabune uzanira akamashini ko gusha umusatsi. None se bavuze ko yafatiriye ko bigenze biti? Ndabiza hari ibintu byinshi bagiye babatira ntibabimwe twaje tuzana ntibabimwe. Hanyuma akamashini ko yaragafite kagiye ntako yagatumye ntako baragatwaye se nako ndabiza ubu mpozi ko yaragafite ubu yaragafite nyine yaragahoranye kagiye bahora bamugendaho bahora babasaka byo ndabizi ariko si yashatse bisukura bitwara jembo nako bari abantu bamusahuye ibintu ajurira ngo azagumya kuboreka niba mutangira ruswa kugira ngo bazaheremo banamutsindemo kuko batabonishije zo kubiriya ko babuze amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari. Ndi mu rukiko ndi impari bavuze amadolari bamutwaye ibihumbi bingahe n'amanyarwanda byose amamiliyoni angahe? Ntabwo nakurikiye ndi umusaza ariko yavuze amadolari amanyarwanda 600 musije cyarabyemera ngo abashyikize ubuyobozi bwa gereza ariko amadolari ntacyo yayavuzeho n'amayero harimo n'amayero nayo kuko yarabikuje amafaranga menshi muri iyo minsi yarabikuje amafaranga menshi muri iyo minsi. None se muzehe ikindi nkubaza urumva bafatira ibikoresho bye uko bajya gusaka barabitwara ntibabigarure ari byo by'isuku amasabune gufata amasabune ye bakayatwara andi bakayafatira ko bidasobanutse? Ubwo mperutse kuje ejo bundi ejo mu byumweru bishize yari yavuze ngo ashaka agakapu ko gushyiramo amadosiye na IREME noneho mbizanye ndabivuga ko mbizanye ntimubigire byahari biragerayo barambwira ngo aza gushakira ngo ku buyobozi bwabushyizwe kugera ese abafunzwe kandi akabishakamo bamuze ni ikibazo gikomeye. Hanyuma se uretse ibyo bikoresho batwaye ibyo by'amadosiye barabimuhaye ariko ntuzi niba byaramugezeho nose wamubaje niba byamugezeho cyangwa namaje yambwiye ko agakapune n'ishyura byamugezeho agakapu se amadosiye ko mbona bayabaka babasaka ibintu bakabitwara ibitabo bakabitwara impapuro bakazitwara ibiki byose babasaka kenshi uriya mwana afite inkurikizi n'abari bose bari muri dosiye ziremereye zituma badatinya uwashoboye yamutabariza uriya mwana nanjye rwayende kumuheba umuntu arundi atajya umuntu akuje kugira ibyo byawe wowe ugashaka kubaho. None se muzehe kandi kuguta buri munsi reka tugenze buke ese wanje nubwo navuga nabi nagahinda cyane ndagira ngo ubaze kuvuga ngo gahinda kenshi ubwo se ari wowe hari nawe wabonaga yifasha atakubwira ukameze kandi mfite ibyo wanje kandi nicara nawe nagiye mu kigo kanjye nasanze arakarengana kuvugisha ukuri. None muko urugivuze yo kumwicisha inzara urihuse nari ntangiye kukubaza ngo imibereho ye
imeze ite ukwasa ku maso bavuze ko yakweretse ibikomere dutangiye tugiye ko yakweretse ibikomere rero njyanarukana none ibikomere yeretse ni inkovu by'amazo mbere yanze kubimpisha yari yabimpishe ngo ntatambabaye inkovu yakweretse zirahagana na he hano ku kuvi hano umuntu mubikana ubwo yashishirije nini nyinshi ntabwo yakuramo ishati bari kubona ibisumbyeho umuntu wakujwe n'abantu bane nkurikije ngo yemere icyaha bamurekure abantu bane bamukubise niko yakubwiye ngo yemere icyaha bamurekure bamukubitiye rimwe se cyangwa bamukubise mu bihe binyuranye bamukubise rimwe nyine bamukubitiye rimwe abayobozi bagereza bakuru niko yakubwiye abayobozi bagereza bakuru ari nayo mpamvu bamufatiye n'icyemezo ngo ntagomba kurya kandi babagemurira buri mugoroba babagaburira ngo ntagomba kurya yavuze amazina ntabwo yibagiwe yavuye umuyobozi wa gereza ngo niwe witwa ntibari n'umunyuza nibagiwe neza ko nari nafite n'ikaramu ngo mbishyire ku papuro ikaramu ntabwo wakamera kwizamuka ntara ntiyakunda ntiwakamera ko umuntu yandika n'abavoka abantu babagome barashajeho hari igihe bagora kwandika hanyuma se Mzee yavuga amazina ntabwo yibuka ati nakubise abantu bane bankubitiye icyarimwe manza ari batanu yavuze benshi bamukubise ariko barenze hari igihe barenga na batanu ariko amazina kubera ko ntayazi warayazi njye rero amazina abantu bagerayo batari abamusura ahubwo abacungagereza bagiye bamakuru amwe n'amwe abamukubise ntabwo nari nzi ko hari n'abamukubitiye icyarimwe ari benshi ariko hari amazina amwe n'amwe mfite ndi gutegura ikiganiro cyariye cyayo nabashije kumenya bivuye mu bacungagereza hari n'umucungagereza umwe bafunze we azira mu byo azira harimo no kuba yarababaniye neza atabakubita atabahugiye atababuza amahwemo ibyo biri mu kiganiro cyariye ndi gutegura cy'ukumbura ariko yarafunzwe umupolisi witwa umucungagereza w'umunyaburanga baramufunze we baramushimaga cyane bavuga ngo ni imfura ni umunyamahoro nta batorotira nta bakubita nta babuza amahwemo mbese uwo yari imfura nyine koko hanyuma ngomba kuba n'umugomere reka dukomeze batazi kuvuga ngo twabashinjije ibyaha by'ubugome hanyuma uretse kuba ku mubiri wabonye yarananutse afite morale nk'iyo yahoranye ariko ntabwo byose byazamutse yuko bavuze ngo urubanza bagikujurishamo niyo bamukubise kandi bavuze ngo urubanza bagikujurishamo none ntibabona ko bazatsindwa bamwishije inkoni none se abantuza be abavoka be kuki batatanga ikirego ngo bavuge bati bararese ariko ntabwo batangiye kiburana barashudishijemo hanyuma se ikindi nkubaza uretse kuba yakwetse inkovu ukabona ko yananutse akaba adafite muhale ariko nubwo atayifite ntabwo yihebye oya kuba yari tigiye kubimbwira yakwiswe ubu yihebye akaba yabibwiye ubu ngubu kandi yamusibe kenshi yarakubiswe abyumva ku bandi barimo na mushiki we ariko yihebye niyo mpamvu yatuye uravuga ko impamvu yatuye ari uko impamvu yatuye ngo ni ukubera iki impamvu yatuye yabonye ko amerewe nabi ageze mu marembe none ubuyobozi bwageze bakwikoma ntupfe koko none bagutangira kumuzi ibiryo utari wabaho iby'ibiryo yakubwiye ko ameze bite kuko baragaburirwa buri munsi hari kandi n'ubushobozi bwo kujya guhaha ibyo kurya yavuze ko atashobora kurya ibyo kubera yarwaye mu nda igifu cye cyarazagarutse igifu cye cyarongeye kirazamuka cyangwa cyarazamuka se ni ishaka mbere nanjye nakirwaye n'abasoguru bose mbese ni icyo mu muryango none ibiryo yageze ntabishoboye n'ibyo ahaha ngo ntabwo bamwemerera kubirya amafaranga ye nibo bayafite nibo bayabika none se yatumye banga kubimuzanira kandi afite amafaranga koko turayamuhereza ku buryo bwose ye none se yatumye bigenda bite yatumye icyo kurya kuko bafite kantine bafite ahantu babigurira ariko se umuyobozi wageze avuga ati mutajya kumuha ibiryo hagira undi wagira icyo arenza yaba atunzwe n'iki rero niba adafite ibiryo yanywa amazi yonyine bikagira inzira agahinda bagiye kunyica kandi mfite n'ibishimba by'uyu
ndi umuhinzi koko umwana wanjye ariwe mfite wenyine experience agahinda mfite ati imbere uko kurya barampagaritse ubuyobozi bwarampagaritse singomba kurya ngo keretse nemeye icyaha ntaseremera icyaha atakoze niba avuga ko atagikoze atacyemera akemera ati kandi kuki batatigeze se ngo bijye mu urukiko rufata umwanzuro ahubwo se urukiko ko yavuzwe n'urukiko gereza nawe yishyuye ibyawe bihano bari ibihano byabo birangize ariko bari kujya guhamaza ku nkoni kandi bamwishyuye neza hambere wavuze ko atabikubwiraga akabibwira abandi yagiye atubwira ko bababwiraga ko igihe kizagera bakabica niko yatubwiraga yarabimbwiye yabibwiye n'abandi bantu barimo uwitwa Jean Dodier uramuzi wahoze umushoferi yabibwiye reka ne kurondera amazina yabo ni benshi n'impamvu yabimbwiye nuko yabonye koko bari mu mugambi wo kumwisha iryo jambo yarivuze oya nose umuntu yakunda kurya urumva ko amagambo ko atari yakubwiraga ubu ngubu akaba atagiye kubwira cyangwa nuko yabonye ko abandi basigaye bakumira ntibabemere kumugeraho akaba ariyo mpamvu yatangiye kuvuga ese nkora umushoferi ni wambwa cyetse ari wowe wigiriyeyo je nagiye baranyirukana ngo baravuga ngo ntashobora kubonana ntabwo bakemera ko tumugeraho ntibakemera ko abandi bano kurana mugeraho ariko bikamumuzo none yari witwa umunyamakuru yari witwa umuntu wabanye nawe cyane nkura umushoferi witwa barizeye baramukanze niyo umuvugishije barizeye wandi wari wabaga mu rugo wari umuzamu niyo yumvise umuntu uvuga izina Cyuma arahunga Fabien we rwose baramuhabuye ntashobora kongera kwandagirayo ntashobora no kongera kugira ikintu cyose aganira kirimo izina Cyuma ntabwo niba amahugurwa inshuro zingahe ntabwo yakwitaba ariko ndamwumva biterwa n'uburyo yananiye kubyakira biterwa n'aho yanyujijwe tutazi ashobora kuba yanyujijwe ahantu hakomeye cyane nanone batarabasha kwatura ngo avuge dore ko n'ibibazo by'iwabo muri Kangondo asigaye bihungira kure atagishaka kubivugaho none se iyi nkuru nuyishyira umukecuru ko ushobora kwimubwira uko iri akongera akaremba agasubira muri koma ariko rero sikanga warisha umugore wawe nanone ubimubwira basi woroheje nawe arabibona abonye ngeze mu rugo nijoro abona ndabimubwira ugerageze kwimubwira woroheje udakabije kuko nubimubwira uko biri arongera arembe kandi urumva ntarakira neza ntabwo arakira neza n'ubushize twari twarabimuhishe Odeta bimubwiye araremba ajya muri koma ajya mu bitaro amavuriro atatu cyo kuvuga ko batujye amatungo nacyo cyamuteye ntabuye niwe wampamagaye ngeze mu Gakenke saa 11 none urumva afite agahinda k'amatungo yibwe nujya kugereka ko umwana we uri kwicwa oya ibyo amatungo byo ntabyo mbabazwe n'umwana amatungo zikwara bisimba mbabazwe n'umwana wanjye amatungo ababirindwa babibye ko bari bashonje hanyuma se ku bijyanye na kwa gutwi bari bamenye nibura kwatangiye kumva kurumva ubu ngubu cyangwa ni gake gake gedone ahubwo nje na yarambishaga ariko tuganira yansubirishamo umva ko amatwi bajibije ntumenye impamvu ariko nta mubaza ngo mbe gushaka bavuga ngo barakubise ariko wenda akarimbisha ari nkanga nayo baguma mubaza akansubirishamo ngo ntari kumva kandi yarumvaga bamujibije amatwi none se Mzee ikiganiro ntabwo turi igihe kirekire cyane kuko ufite agahinda urananiwe ukeneye no gusubira mu rugo byanatugoye gushaka ahantu hatuje kugira ngo tubashe kuhaganirira kubera ko Nyabugogo yose ruba urusaku none ubutumwa uha abazi Cyuma inshuti ze n'ababanye nawe n'ubuhe ukumutabariza kumutabaza mbere nawe nuko nta kintu ngo umutabarize nanjye ngo ngundi ndagira mu gusinda ry'ansenda yantumye ngo isabune barazimye kwa mbere zamuzana amasabune none se ko niza afite bazitwaye umva n'ibindi afite bazitwara yazamugeraho
oya nzashaka solution muzo gusura ngaruke mubaze ko atazibonye njurire ndetse tuzamenya gupfira mu kimimini bambwira zahereye ingwa igihugu cy'akamena igihugu cyiza uretse abashaka gushanduza none ijambo ubwira ubutabera cyangwa inzego za gereza hari icyo umaze kuvuga uribwiye inshuti ze icyo ubwira inzego za gereza ni kihe oya nk'abayobozi bayo baca inkoni zamba bareke umuntu akora ibihano inkiko zamugeneye ariko kujya basikirizamo ngo bajye kwicisha umuntu inkoni kuko bishyiraho ibihano byabo se nabo ni urukiko. hanyuma ijambo ubwira abandi bayobozi mu gihugu bakuru mu nzego z'ubutabera n'iz'igihugu bafite ijambo rishobora gukebura abateshutse n'irihe bakagombye kujya bakontorora bakareba ko ibyo hirya no hino byose biri gukora. Kagame ni umubyeyi yamenye idosiye ya Cyuma yamurekura. Kagame ni umubyeyi namujya mubonamo umugabo kandi uzatuzamura nje nta nubwo nigeze mpunga ndetse nta nubwo nigeze mpunga mvuga nti n'umuryango wanjye wavuga ko wambesha ntiwavuga ngo icyama hari umuntu wo mu muryango wacu wize akora jenoside nta cyana kimwe mfite none se muzehe mfite agahinda nubwo navuga nawe mfite agahinda hari igihe naje nsanga byibushe nta nishimye none ubu ngubu utashoboye reka ne kuvugisha byinshi ne kubaza byinshi ubutumwa butanze ntatuma ukomeza gutentebuka gusenzekara n'inzara n'icyaka byose naho ndacumbika naki kandi turebe icyo cyo kunywa twashyira mu ukababobeza umuhogo ubundi ukomeze urugendo rwawe kandi ukomeze kwihangana muzehe n'umwana wawe Imana ikomeze kumuba hafi namwe nese nkuriya ari kuzira igikoko gereza zitabayeho ntabwo abanyarwanda twatekana ariko harimo abarengane tegeza nko kubona urukiko rwagukatiye kandi wagira ngo bagahuza ku nkoni si uko ari ibintu by'ejo avuga ngo uzabijurire sinari mu rukiko z'aho baboneye hose umucamanza avuga ati tukurekuye ntawe wajurira biriya bintu akanangira ati nanjye ntabijurire nta naba ndiho ibintu byanjye bakansabira mu buryo bunyuranye n'amategeko baba baramurekuye da nta undi umucamanza ariko nayibona yavuga ati ndabihebye baba baramurekuye ariko kubera inyungu za ko ahebye kariya kazi yakoraga iyo avuga ko ahebye kariya kazi yakoraga agahinda ndabyumva none rero muzehe turagushimiye cyane ukomeze wihanganishe umuryango wihanganishe umukecuru utamuhahamuye rwose atongera kureba agasubira mu bitaro byo bishize agiye yavuriwe ahantu hatatu hose mu bitaro bibiri bikomeye ni na centre de santé ubu ngubu bishobora kugorana kurushaho ntabwo muhamura gusa icyo mbasaba no kumutabaza uriya mwana batari mu kaga ko yari yanze kubimbwira ibyamubayeho akambwiyeho uyu munsi si uko bamwe yageze mu marembera kandi koko reka agera mu marembera ni uko bamufatiye no kurya ibiryo bye ngo ntakarye ukomeze kwihangana kandi Imana ibarinde namwe barinde ariko uriya mwana mumusabire ntabwo uzi ko ari intwari ese kuri munyaguzi
ibijyanye se no kwivuza kuvurwa kwe yabikubwiye iki? bagiye kumuvuza bashiraho umuntu ku ruhande ngo azavuge ko arwaye yandwara y'inkorora diabete, oya impyiko, umutima, iki? indwara zateye ngo bazavuge ko ari niba mwica bazavuge ko ari yamwishe. Iyihe? Kanseri se? Umuvuduko w'amaraso, hypertension, ubwo ni imwe. Ndabyibutse. Ngo bashyizeho umuntu wo ku ruhande bajya kumuvuza bamwitira dedone ngo ni indwara y'umuvuduko kandi ari muzima. bagiye mu bitaro bya Kanombe. nibura se banga kumuvura ahubwo bakavura uriya ngo bakavura igicucu. wakayagurikira kigera ngo mu Rwanda nta karengane kazaba Kagame nadahaguruka. ntabwo ni naheze na Bikira Mariya shaho turasenga ariko amasengesho gamaze gutumena umutwe. uzamushyire agapira kuzagira hasi bari kwimbarira ubu kagatenesi. ubwo niyo siporo ashoboye wenyine niyo yemerewe. umuntu yigoreraga kuko ajya gukina agateretse nk'umwana w'uruhinja. ngiye kuruhuka uzagenda ejo. nawe wemeye kwitwa Nyagasani ubasobanurire nawe waremeye kwitwa nubwo yaba umuhungu y'ukundi mirwara nubwo yaba akadogo cyangwa akaba umukure nubwo yaba ikibondo kitaragera imusozi nubwo yaba umukamu y'uwosheshe ibiyanga nawe waremeye kwitwa ngayo nguko uko niko byifashe magingo aya ku munyamakuru niyo nsenga Dieudonné Cyuma Hassan. ni nako kandi bimeze ku mfungwa zimwe na zimwe. amakuru atugeraho aturuka muri gereza ya Mageragere indani, amakuru duhabwa n'abacungagereza bagifite umutima muntu, yemeza ko abandi bagororwa barembejwe n'inkoni ari John Bosco Nkusi wo mu ishyaka RPD rya Dr Kayumba Christopher. uyu John Bosco akaba yaramugajwe n'izo nkoni. hakaba kandi na Aimable Ruzaramba nawe utorohewe n'inkoni, dore ko n'ubushize ubwo yitabaga urukiko atemereye kwinjira mu cyumba cy'iburanisha ngo atabivugira mu ruhame cyangwa se bikanigaragaza ko yahohotewe. muranabyibuka ko yasubiye kuri gereza avirirana yuzuye amaraso n'ibikomere mu mutwe. hari amakuru kandi avuga ko na idamangi rya Mugwizi Yvonne atorohewe na gato, ko nawe amerewe nabi cyane, ariko ayo tukaba tutarabasha kubona uwayaduha ido n'ido kuko tudafite abacungagereza b'abagore baduha amakuru yo muri gereza z'abagore. abo dufite ubu munsi baduha amakuru nabo muri gereza z'abagabo, ibyiciro byose, kandi nabwo tukayabona bigoranye kuko atanyuzwa mu nzira n'imwe iyo ari yo yose y'itumanaho rya gihanga. iyi ni PAX TV IREME News, ijwi ry'abativugira. nawe wemeye kwitwa Nyagasani ubasobanurire nawe waremeye kwitwa nubwo yaba umuhungu y'ukundi mirwara nubwo yaba akadogo cyangwa akaba umukure nubwo yaba ikibondo kitaragera imusozi nubwo yaba umukamu y'uwosheshe ibiyanga nawe waremeye kwitwa Nyagasani ubasobanurire
mwabyumvise mu kiganiro twagiranye na Mzee Primiyani bikebesha umubyeyi wa Cyuma Hassan, ntabwo amajwi yarameze neza. Hari na kenshi kandi mujya mutubwira ngo amashusho nabwo ntabwo ameze neza, twongeye kubiseguraho niko ubushobozi bw'ibikoresho bungana. Mbere yo gusoza ikiganiro cyo twagishoje twagiranye bikebesha, ariko mbere yo gusoza ikiganiro kirambuye cyose hamwe twakumatanyirije hamwe n'ikindi, turagira ngo kuba tarabashije kwikurikira mu biganiro twatambukije mu bihe byashize, tubibutse uko umudepite umwe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ufite inkomoko aho Cyuma akomoka nawe yanyarukiyeyo akamusabira, akamwifuriza, akamuciraho iteka ryo kuzahera muri gereza. Ese yamwifurije ni muntu iki? Hari habaye iki? Byatewe n'iki? Kuki yavuze atya? Mu kaganiro kagufi gakurikira, abatarabikurikiye, abatarabyumvise, muramenya icyari cyabaye. Hagati aho ntitwabura kandi kongera kwihanganisha no gufata umugongo imiryango y'abarimu babiri batumye aya mashusho y'uyu mudepite acira iteka kuri Cyuma Hassan abasha kutugeraho, abasha kuboneka. Aba barimu uko ari babiri baburiwe irengero nyuma yo gushimutirwa ku kigo cy'amashuri bakoragaho, kugeza ubu igice cy'umwaka kirarenga bataraboneka. umva aragaheriyari, umva aragaheriyari. Turabasuhuje inshuti bakunze ba PAX TV IREME News. Ikaze mu biganiro byacu. Ikiganiro cya none ntigikoze mu murongo w'itangazamakuru, ntikirebwe na gato muri uwo mujyo, ahubwo ni ikiganiro cy'impuruza ku munyarwanda, umunyamakuru Niyosenga Dieudonné Cyuma Hassan wongeye kugerwa amajanja mu gihe ijanja ubwaryo asanzwe yaratewe ritamworoheye na busa. Ibimukorerwa ni ugutoneka inkovu no gusonga igisebe. Bibaye ngombwa ko dukora impuruza dutumikira bamwe mu batugaragaje ko n'ubusanzwe nta shyano ryagwiraga Niyosenga Cyuma bitabanje gucibwaho amarenga, kandi buri gihe bigakorwa bigenderewe, byapanzwe bikanashyirirwaho ababishyirisha mu bikorwa. Magingo ya Cyuma Hassan ageze aho umugore utamuzi, utanakurikira ibiganiro bye, utazi icyo yarezwe mu rukiko, utazi n'icyaha urwo rukiko rwamuhamije rukakimukatira, ajya mu ruhame akamuhimbira ibyaha nshishamutwe, akamwangisha ababyiruka, akanamukatira kugwa mu munyururu. Nyuma y'igihe ducecetse kubw'ibihato, amahwa n'ibitovu mu nzira y'ubuvugizi bw'abaturage twagize umukenyero, ubu ubwo bibaye ngombwa ko twongera guhaguruka tukarenga kuri ayo mabwiriza yacece kubeho, kuko iyo ikibi kibagarirwa bose bakaryumaho. Ibi bya wa mugani abakurambere bagize bati, agasozi katagira mukuru ishyano riragwa rikarara. Umwongereza we yagize ati, isi ntigirwa mbi n'abakora ibibi, ahubwo igirwa mbi kurushaho n'ababona ibibi bikorwa bakidamararira. Itangazamakuru ryo mu Rwanda ryaruciye rumira nyuma yo kubona aho uwakabaye akebura abaturage ari uhagurukira kubayobya abaganisha imanga, aho bijya kuba bibi kurushaho, umubyeyi wabyaye akarera agaheka akabyirura, akazindukira kujya gutoza urubyiruko urwango mpezamajyo. Kuba itangazamakuru ryo mu Rwanda ryarabicecetse mu gihe byanyuze kuri benshi mu barikora, mu ijwi ry'umuturage, PAX TV tuje umurongo wo guhagarara aho banze kwisukira. Bitari uko turushije abandi ubumanzi, bitari uko tubarushije gutinyuka, kuko burya igiti kidatinya ishoka ntibura kucyasa, ahubwo tuzinduwe no guhagarara haga ngo turinde u Rwanda kugana haga. Abanyarwanda b'ingeri zinyuranye bajya bumva amateka ya Madamu Valeria, wahoze ari umunyamakuru wa radio televiziyo yigenga mu rw'imisozi igihumbi, radio televiziyo libre de mille collines IREME, ariko ubu akaba amaze hafi 1/4 cy'ikinyejana afunzwe. Ntiyahamijwe ibyaha byo gufata umuhoro cyangwa imbunda ngo ajye kwica abantu, ntiyahamijwe kujya ku rugamba rutari ngombwa. Ibyo yakoze akabikurikiranwaho ni imbaraga z'ijambo, puissance de la parole, power of speech. Byamuviriyemo kuba yarakatiwe gufungwa burundu. Abato mubyiruka mutamenye impumeko mu mvugo, intonation, ton, accent, flow, ikoco n'ihanjagari Madamu Emeriki yakoreshaga yangisha abantu abandi. Muri iyi minsi ya vuba habonetse abafasha kubyumva bitabagoye, abakuze bo ntibibagora guhuza izivugo zombi. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'Abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano, muramuzi? Uwo bita Hassan Cyuma. Cyuma niyize hano? Cyuma niyize hano? Umva aragaheriyari, kuko avuga amagambo mabi. Kuki amateka ntajya twigisha?
dusubize amaso inyuma gato ngo utazi yava ntamenye yajya n'amateka abera kutwigisha iyo tudahisemo kuba ingumba z'amaso n'amatwi. Kuva u Rwanda rw'aba Republikani ku nshuro ya kabiri habonetse ibibwa ry'urwango riteguye mu buryo bwitondewe rikareberwa n'inzego zinyuranye zakagombye kurikumira cyangwa kurihana, kandi ni ku nshuro ya kabiri mu mateka y'u Rwanda rwa Repubulika abantu babiba amacakubiri n'urwango bifashishije ibitangazamakuru. Nyamara ntibakurikiranwe, ndetse rimwe na rimwe ababikatajemo bagasa n'abahagarikiwe bitihise bagatizwa umurindi n'abakabakebuye. Ibyo bihe bibiri bisa nk'impanga cyangwa se nk'intobo ni hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'1994 ndetse no hagati y'umwaka w'2019 n'umwaka w'2022, ariko bwo bikaba bigikomeje no mu kindi gihe tutazi kiri imbere niba bidakosowe. Umwihariko ariko wo kwisubira kwa amateka matindi nuko kuri ubu ho umurindi n'ubukana ari byinshi kurusha hambere, kuko ibitangazamakuru ubu byabaye byinshi cyane n'uburyo bwo guhererekanya amakuru mu buryo bwihuse bukaba bwaratejwe imbere n'ikoranabuhanga, cyane cyane binyuze mu mbuga nsanganyambaga. Mbibutse ko twateruye dutabariza umunyamakuru Cyuma Dieudonné Niyosenga wongeye kwibasirwa. Iyo ugenzuye neza urwango mu butumwa ku mbuga nkoranyambaga, haba mu byanditse cyangwa se ibivugwa, ahanini bikorwa n'abantu bafite ubudahangarwa bwo gusiga icyasha uwo washatse wese no kurangiza akazi k'inkiko, rimwe na rimwe bakanatangaza izaba imyanzuro y'urukiko mbere y'uko bikomye anatabwa muri yombi. Muri make, bene aba bagambanyi badakorwaho bafite ububasha bw'ikiganza kitagaragarira buri wese bwo kugenza ibyaha, kubishinja no kubiburanisha ku mbuga ya rubanda ariyo yiswe ku karubanda. Bafite ubuzari bwo kwangisha abantu abandi kandi ntibakurikiranwe, kuko abakabakurikiranye bisanga barebera cyangwa se bagashusha kimwe mu ntambwe zitari mbarwa. Hakaba ubwo umushishozi yisanga bakoreshwa n'inzego, ubundi bagakoresha inzego. Mu ncamake bakagira imikorere mpamyamujyo n'imikoranire mpuzamugambi ngusha hamwe. Ibi ni byo bituma uwo bikomye aba yiriwe ataraye cyangwa se akarara atari bwirirwe. Bagenda boga runono umwe umwe bamurundura bakadukira undi kugeza igihe nta jwi adakeneye rizaba ricyumvikana. Mbere y'uko umunyamakuru Cyuma atabwa muri yombi, yabanje kwandikaho byinshi, hashakwa n'abagombaga kuvuga ko bifuza kumubona asubira imageragere mu gihome. Njye ku giti cyanjye ndamwiyamye nk'umunyarwanda, yaravuye imageragere n'ubundi kubera imyitwarire yazasubira, yaravuye imageragere n'ubundi kubera imyitwarire yazasubira. Aho bibereye agafungwa akabijurira mu gihe atarasomerwa ngo akatirwe bundi bushya, nibwo hagaragaye abatanguranwa ngo bagaragaze ko atari uwo gusubira mu buzima busanzwe, atari uwo gusubira mu bantu hanze y'igihombe, ko ahubwo yakaguye mu munyururu. umva aragaheriyari. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano, muramuzi? Uwo bita Cyuma. Cyuma niyize hano? Cyuma niyize hano? Umva aragaheriyari. Umva aragaheriyari. Umva aragaheriyari. Kuko avuga amagambo mabi, kuvuga neza bivunanye, ronzima muyiburira he, ibarize muyiburira he. Nyamara urukiko rw'ubujurire mu iburanisha ntiwigeze rusabwa kongera igihano yakatiwe mbere yo gufungwa imyaka 7, kuko ubushinjacyaha busaba ko cyagumaho, naho Cyuma we akabona asaba kurekurwa. Ese uyu mubyeyi usaba ahubwo ko Cyuma yahera mu munyururu ashingira ku ngingo y'itegeko? Ese niba afite ibimenyetso ndemereza cyaha yaba yari bagiye kubishyikiriza urukiko? Bibaye ariko byagenze se ubu kubigeza mu bana bato babyiruka akabibamo imvugo y'urwango, bibafashijeho iki? Bifashijeho iki ubutabera? Byungana iki ubuzima bwa Kanyarwanda? Twashakishije mu nzira zinyuranye kumenya icyari cyabereye kuri iki kigo cy'ishuri, ku buryo abana bigishwa kwanga uwahize bataranakambakamba. Twagerageje kumenya izina ry'uwo mugore n'icyo ashinzwe, twibajije impamvu abana bo mu mashuri yisumbuye, abarimu babo, yewe n'abana bo mu mashuri abanza bahabwa ikiganiro kidafitanye isano n'amasomo yabo kandi bakagihabwa badatozwe neza. Twagerageje kumenya impamvu ari uyu wagiye gutanga ikiganiro nka kiriya. Icukumbura tumaze iminsi ritwereka ibikurikira.
uwatanze ikiganiro cyo kwifatira ku gahanga umunyamakuru Cyuma niyo Senga Dieudonné Hassan akanamuciraho iteka n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Madamu Murebwayire Christine. Ese iyo wiswe intumwa ya rubanda afashe umuhanda akazindukira ku karubanda agakokereza gutoza rubanda kwanga rubanda ngo rubanda utari igihanda akunda guhahanda mu gihe n'ababanda bazira iryo handa hatabaye rubanda rukebura rubanda ngo imibande ihundwa amahunda ziri kibunda hatabaye rubanda ngo ikebere rubanda ibihindanya bishyirwa iruhande ibihandura bihinde bihereye iruhande u Rwanda rwakwanda ruganiya he? Sindi gushinja sindi kwemeza ndacyabaza aho kubera ko tudafite abo tubaza ngo adusubize mbarije ku karubanda ngo ababasha gusubiza bazasubiriza aho bumva hakwiye bashaka kuzagusubiza rero baguhumbira ibyaha nacyo kizaba ari igisubizo isubiza ryawe riranyobera ariko ngewe babikoze nka kuriya nge na tekereza ibi nibyo byatumye twibaza ngo nyakubahwa Depite Murebwayire Christine ni muntu ki? Ibi bikajya no mu mujyo wamwe mu batwandikiye batubaza ngo ese uyu ninde, ashinzwe iki, akora iki, ni muntu ki? Imvugo nka ziriya zikoresha yishingikirije iki? Depite Murebwayire Christine ni umunyarwandakazi, amashuri yize ku rwego rwa kaminuza ni iterambere ry'icyaro. Muri politiki abarizwa mu ishyaka FPR Inkotanyi. Mu mirimo yakoze yabaye komiseri muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, yabaye umwe mu bayobozi mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda, nka rwiyemezamirimo yashinze anayobora Coproviba, koperative itunganya umuvinyo w'urwagwa. Mu batwandikiye kandi harimo abatubajije impamvu ari watumwe kwifatira ku gahanga umunyamakuru Cyuma kandi akabikorera aho avuka yanize. Mu kubashakira igisubizo twasanze uyu Depite Murebwayire Christine nawe avuka ku musozi Cyuma avukaho, ni mu karere ka Gakenke, intara y'Amajyaruguru. Aho Murebwayire Christine yavukiye ku itariki ya 10 Ukwakira umwaka wa 1937. Mu butumwa twakiriye ku bijyanye n'aya mashusho yatambutse ku bw'ijambo ry'uyu mudepite, hari uwatubajije ati ese ko twumvise ko uriya mugore ari intumwa ya rubanda nibyo koko? Ese aramutse abaye we yabaze igisobanuro cy'itegeko, yabaze akazi n'ububasha by'inkiko, yabaze ibyo Cyuma yakoraga se cyangwa yarabirebye nibura ngo bitege amatwi? Niba ataravuze ibyo yaba arasabwa gufata mu mutwe ngo abisubiremo nk'akasuku, aya ni amagambo yawe sa yacu. Yaba se nibura yarasomye cyangwa ngo akurikire imyanzuro y'urubanza rwa Cyuma ngo yumve neza ko ibyo mushinja byo guhonyora ubumwe bw'Abanyarwanda ntaho bihuriye n'ibyo yarezwe akabifungirwa? Igisubizo kuri ibibazo byawe byinshi wowe watubajije kimwe n'abandi mugibaza mutyo ntabwo tugifite, wagihabwa na nyir'ubwite. Icyo twaguhamiriza cyo nuko ari umudepite koko, tukanakwibutsa ibyaha urukiko rwahamije Cyuma kuko nta na hamwe yarezwe ibijyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda cyangwa ubwiyunge. Ntawe yarezwe ibijyanye n'ibyo yavuze cyangwa se inkuru yatangaje. Dusonye umwanzuro w'urukiko rukuru rwo rwamukatiraga hari aho rugira ruti niyo Senga Dieudonné aregwa icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha cyo kwitirira urwego rw'umwuga, n'icyaha cyo gutamamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe, n'icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umutekano rusange. Mwumva neza ko muri ibyaha byose bine yahamijwe n'urukiko nta cyaha na kimwe kirimo ibijyanye n'ubumwe cyangwa se ubwiyunge, nta cyaha na kimwe kijyanye n'ibyo yavuze cyangwa yatangaje, nta cyaha na kimwe kijyanye no kuba ari umunyamakuru, ahubwo ni ibyaha bindi, ibyaha rusange byaregwa n'undi uwo ari we wese. Dushuje tugira ngo twibutse ko yatari inkuru ahubwo ari inkuru zo gutabariza Cyuma ugambanirwa uburyo n'ibumoso mu gihe imyanzuro y'urukiko ku rubanza rutazashobora kongera kujurirwa igitegerejwe, akaba azasomerwa n'urukiko rw'ubujurire, ari nayo ntera ya nyuma y'urubanza rwe ku itariki ya 18 ukwezi kwa Werurwe uko turimo muri umwaka wa 2022. Iyi ni PAX TV IREME News. Jyewe ndi Ntwari John Williams.